niba ukunda Chris Easy ukaba ukunda ibihangano bye, nyamuneka ndagira ngo untege amatwi wumve ikintu nkuzaniye. Indirimbo yitwa Sekoma igiye kuba yaba igitangaza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Chris Easy yamaze gutangaza ibyayo. Abantu bari bamaze igihe bavuga bati amaze gukora Jugumira ni byiza, turi kuyinjoyinga, bana yararyoshye, ariko dukeneye indirimbo ya Chris Easy nk'umuhanzi iri single. Urabona yakoze Jugumira na Bana, ni indirimbo navuga ko ziri collabo kandi arebye zikurikiranye, ariko ikintu Chris Easy yatumenyereje abantu tumukunda, nizere ko nawe umukunda, ikintu yatumenyereje no gukora single agahita kubitaho collabo, ariko ubu ngubu yari yakoze collabo ebyiri, noneho agiye gukubitaho single. Ahangaha rero twari tumukomboye tuvuga tuti Chris Easy noneho adufitiye iki. Nawe mukuza mu buryo bwiza ahise atubwira ati Sekoma. Ariko iri jambo mana, iri jambo ryakomeje kunshanga mvuga ntibundi risobanuye iki, kuko ndi kumva n'ururimi ntari kurumenya, ariko menya ko hagiye gushya bro, hagiye gushya muvande, hagiye gushya kabisa. N'indirimbo navuga ko izatwika muri iyi sama, niyo ndirimbo izaba hit bro, ndetse n'indirimbo nkurikije ifoto ukuntu igaragara, naho uwo bita Chris Easy yakoze ya ati muramuzi Chris Easy muri creativity mu gukora udushya, ni nacyo kintu ngiye mukundira, nawe ushobora kuba ariyo kintu umukundira, gukora udushya. Iyi foto urimo kubonamo aba superheroes batandukanye bo muri America, harimo Doctor Strange uri kumubona, harimo uwo bita Hulk uri kumubona, harimo ni benshi batandukanye uri kubabona ko yakoze ifoto noneho igaragaza iyindi yitwa Sekoma ukuntu izaba imeze bro. Ndavuga nti ahangaha hagiye gushya, ahangaha umuriro ugiye kwaka bro. Wowe kora subscribe rero, uzi impamvu nuko amakuru yose ya showbiz cyangwa se amakuru yose ajyanye na Chris Easy ngiye kujya kugezaho 5 kuri 5, urumva nta kintu na kimwe nsize. Urumva rero ni ibintu by'ingenzi kugira ngo dukomeze tumenye amakuru y'umuhanzi wacu dukunda Chris Easy. Nizere ko wayikoze, ukore like, umena comment y'igitekerezo, icyo nahindura, icyo nakongera, ubundi tuzahurire muri video y'ubutaha. Ndagukunda cyane, ni wowe muntu wanjye wa mbere.